Waba warigeze kumva umushinga wa PI Network cyangwa se ifaranga koranabuhanga? Hari benshi baryumvishe baribwiwe n'inshuti, hari n'abagiye barisoma ku binyamakuru bitandukanye. Yewe hari n'abarishyiriwe mu matelefone yabo batangira gukora icyo bita mining kuko byari nka application. Hari ababikoze, hari n'abageze igihe barabireka. Hari abarambiwe, yewe hari n'abasibye iyo application. Ariko niba warakomeje gukora mining, iyi application ikaba ikiri muri telefone yawe, ukaba warujuje ibisabwa nk'uko bigomba, uyu munsi nicyo gihe kugira ngo utangire kwakira umusaruro wavuye muri bya bindi waruhiye. Bavuga yuko umunyabwenge iyo yumvishe ibintu ntabwo abikerensa, ahubwo abishakiraho amakuru atandukanye kugira ngo amenye neza koko ibyo bintu imva n'imvano yabyo. Nguhaye ikaze niba uri mushya, ngushimira by'umwihariko wowe udahwema kubana nanjye. Uyu ni umushinga watangiye tariki 14 z'ukwa gatatu 2019. Utangizwa n'abantu babiri ari bo Nicolas Koopkaris na Change Gion Fan. Kugeza ubu babara ko abantu barenga miliyoni 60 ari abafatanyabikorwa b'uyu mushinga, aho usanga hari n'ibihugu bikomeye bifite abafatanyabikorwa benshi cyane muri uyu mushinga ku isi, harimo nka South Korea, China, Vietnam, Japan, US, Singapore, Taiwan, Mongolia, Hong Kong na Germany. Igiciro cya P ntikirashyirwa ahagaragara, gusa hari ibiciro bigenda bitangazwa, aho usanga bamwe bavuga ko P imwe ishobora kuzaza ku madolari 318,159, abandi bakavuga ko ari amadolari 39,73. Hari byinshi rero byagiye bishyirwa hanze n'uyu mushinga, aho wasangaga abafatanyabikorwa bayo hari ibyo bagenda buzuza umunsi ku wundi, harimo nk'ibyo bita KYC, amapassphrase ndetse n'ibindi bitandukanye, aho wasangaga bafite kuzuza kuva kuri 1 ukagera ku 9 kandi mu bihe bitandukanye. PI rero ntabwo ari amafaranga uzakira mu ntoki nk'ibisanzwe, ahubwo nk'uko nabikubwiye ni ifaranga koranabuhanga, aho uzajya ugura ukagurisha iri faranga ukaryakira kuri telefone yawe. Ushobora nawe kuba wararyumvise ukaba urifite muri telefone yawe, akagera igihe urambirwa ukavuga ati ibi bintu birarambiranye, ariko nk'uko mubizi bavuga yuko ibintu byiza byose bisaba igihe. Niba rero nawe ukiyifite haracyari amahirwe yuko wamayininga, hanyuma nawe ukazagira amafaranga ukuramo. Hateganyijwe ko rizashyirwa ku mugaragaro mu mpera z'uyu mwaka, tariki 13 z'ukwa 12 uyu mwaka turimo. Ariko mbere y'uko rironshyingwa hari ibindi batangaje bijyanye no kugura no kugurisha ukoresheje iri faranga koranabuhanga rya PI, aho abagurisha batangiye kwiyandikisha tariki 24 z'ukwa 10 uyu mwaka turimo, aho abafite iri faranga bazatangira guhaha ku bantu bandikishije ubucuruzi bwabo muri uyu mushinga. Bazatangira guhaha tariki 29 z'ukwa 10 kugeza tariki 5 z'ukwa 11. Nawe rero uzaba uri maso, niba warujuje ibisabwa ukaba ufite wallet yawe imeze neza, uzatangira ujye guhaha kugira ngo urebe neza ko bikora. Nawe wakwandikisha ibicuruzwa byawe muri uyu mushinga bikazagufasha gucuruza cyane, kuko mu minsi iri imbere iri faranga koranabuhanga niryo rizajya rikoreshwa mu kugura cyangwa se kugurisha. Mwabonye ko no mu gihugu cyacu ryemewe ko ndetse rizatangira gukoreshwa bitarenze 2026, ko hakiri kwigwa uburyo ndetse n'amategeko bizakoreshwa mu gukoresha iri faranga.
Wakoze cyane kubana nanjye rero, nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe kugira ngo uzajye umenya updates zijyanye n'iri faranga, kugira ngo ujye umenya uko rihaha n'uko rikoreshwa ndetse